ufite umuntu uguteresa igihe kinini wanze gushyira mu bikorwa ngwino utange ituro ry'uko muguhaye. Yes, ngira ngo mwabyumvise rero uyu Apotre Yongwe mu by'ukuri ukurikije ukuntu kese yiwe imeze no kuntu nyine dosiye yiwe wa mushumba uzaseba Yongwe isigiye kukwanika dore ndi imbere y'Imana nutihana Yongwe Joseph harera Imana Joseph nutihana ndahiye Imana nkorera Juste nudakizwa Ezekiel nutihana bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni nimutihana ni hene do pesefa Garax TV. Yes, reka nongere mbifurize kumererwa neza, mbifurize kugira ibihe byiza. Abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese mbifurije kumererwa neza, mbifurije ibihe byiza nako muniyumvira Star Galaxy TV. Reka twizere ko rero muri amahoro cyane. Kebrice Umugwaneza Imfura y'u Rwanda, ayo niyo mazina yanjye. Banje ngo tubane mu makuru menshi cyane abagiye atandukanye ari trend hano kuri iyi mihanda. Ndabizi hari ayo muba mwumvise, hari nayo muba mutumvise, niyo mpamvu mbandi hano ngo tubane mu makuru yose. Byashoboka ko wakoze ibishoboka byose ukora iyo bwabaga ngo urebe ko wabona impinduka mu buzima bwawe, ariko uri kubona bitarakunda. Dutangiye ukwezi kwa 10, tangiye ukwezi kwa 10 ntuburi kubona bitari gukunda, kwa 9 wakurangije bitari gukunda. Ariko reka mfata akanya gatoya nkubwire ngo gutsinda ni amahitamo yawe. Wicika intege, komeza ukore cyane, ejo cyangwa ejo bundi bishobora gukunda. Hanyuma numara kudacika intege wongere n'amasengesho. Nimba wasengaga umunsi umwe, nimba wasengaga isaha imwe, senga amasaha 2. Nimba wasengaga umunsi umwe, yigira 2, hanyuma ibintu bizagenda neza cyane, urusheho no kumererwa neza. Rero iyi kinzanye muri aka kanya n'amakuru abagiye atandukanye bayiriwe avugwa cyane kuri imihanda, ariko muri aka kanya ngiye kwibanda ku makuru. Ni inkuru navuga ko irimo iratitiza iki gihugu cyacu. Muramuzi yitwa Harerimana Joseph cyangwa se Apotre Yongwe cyangwa se Pastor Yongwe. Umuntu yabivuga uko ashaka bitewe n'imyemerere ye. Uyu mugabo rero kugeza kuri ubu ngubu twese tuzi neza ko ari mu maboko ataraye. Icyabaye ngira ngo abenshi mwarakimenye n'icyakurikiranweho, mwarakimenye, ntabwo ari byo wenda turi bugarukeho cyane. Ariko Yongwe akurikiranweho icyaha cy'uburiganya, icyaha cy'ubwescoro mu Gifaransa niko bivuga, kwescora umuntu cyangwa se abantu. Uyu Apotre Yongwe, mbere yuko wenda ngaruka kuri byinshi kuri Yongwe, reka mbanze nkumvisha aka video gatoya katumye kari mu bintu byatumye uyu munsi abari mu maboko ataraye. Ufite ahantu ushaka kubaka, wino utanga ituro ry'uko ugiye kubaka. I dig rimini dig ejo mu gitondo mube muretse haza abo navuze. Ufite umuntu uguteresa igihe kinini wanze gushyira mu bikorwa ngwino utange ituro ry'uko muguhaye. Hari uko mudakoma amashyi mwabaye iki? Kururimi tobo ruvuge. Alo se ene ufite ahantu ko urashaka ko bakongeza, tambuka ushima Imana ko bakongeje. Gira vuba, bikore vuba. Ufite itseti iriho ubusa urashaka ko yuzura, gira vuba, gira vuba. Ariko mwabaye muti urashaka kurira indege nawe ukagenda samura ibiganza hejuru. Zamukuta niba udafite n'ituru tura n'ibyo ufite ibyari byo byose, inkweto nushaka uziture ugende n'amaguru. Urashaka viza ukajya mu ndege nawe tambuka uture. Yes, ngira ngo mwabyumvise rero uyu Apotre Yongwe mu by'ukuri ukurikije ukuntu kese yiwe imeze no kuntu nyine dosiye yiwe
ukayikurikirana neza, usanga ibi bintu ni kimwe mu bintu bishobora kuzamufata. Kandi ngira ngo mwarabyumvise iki kibazo, ibi byaha ashinjwa biramutse bimufashe, dore ko yanabikoze ku mugaragaro. Ngira ngo muri video mbumvishije mwabyumvise ko yabwiraga abantu uti bimeze uku nguku nuku, nimba ufite ikibazo iki n'iki waratereswe none batinze kubishyira mu bikorwa, ngwino utambuka uture, ibintu bigiye gucamo. Ngira ngo mwabyumvise uko yabikoraga. Aka kantu Yongwe yakoze, iyo video mbumvishije, ni kimwe mu bintu byatumye afatwa, uyu munsi akaba ari mu maboko ataraye. Hari ibintu byinshi nakomeje kugenda numva n'abakomeje kugenda bagaruka ku mateka ya Apotre Yongwe. Ubundi busanzwe uyu mupasiteri ni umugabo arubatse, iyo ukurikije amateka ye usanga ari umuntu wakuriyeho mu buzima navuga bwa kimayibobo cyangwa se bwa kirara, kuko yafungiwe mu magereza menshi cyane, yaba aho yaziraga icyaha cyo kwiba, aho yaziraga ibyaha bitandukanye. Gusa bajya bavuga ngo ingeso ipfa na nyirayo yapfuye. Ibi ngibi kuri iyo video nakumvishije hepfo, yakoreraga abantu yewe mu rusengero, uri kumva, ni nabyo yakoraga kera mbere yuko aba pasiteri. Amateka niko avuga. Uyu mugabo Pasiteri Yongwe afite abana 5, umukuru muri bo afite imyaka 19. Iyo urebye kuri social media uko bari kugenda bavuga Apotre Yongwe, usanga bavuga ko bose bahuriza ku kuba Apotre Yongwe ashobora kuzahamwa n'icyaha, yarangiza agafungwa ya myaka hagati y'2 n'3 nababwiye, ndetse n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Twagerageje gukubita icyumvirizo muri RIB, aho dore ko ari naho afungiye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu ni mu gihe dosiye yiwe itaratunganwa neza. Barakubwira ko uyu Pasiteri Yongwe, cyangwa se reka mbanze mbumvishe akavideo kabo, ubanze ubyumve neza, wumva ukuntu bimeze, hanyuma n'undi tugaruke mu kanya turebere hamwe Yongwe uko bimeze. Pasiteri twafashije ubundi, nubwo bikiri mu iperereza, wenda umuntu atavuga byose, ko ntushobora kujya hariya mu bikarakasi ufatirane ibibazo cyangwa imyumvire mike y'abaturage, utangire wakureho utwabo ku mugaragaro, uti uwashatse fiyanza akamubura nashyira ituba hano arataha yamubonye. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvise aba bagabo bo muri RIB uko babisobanura ukuntu ibintu bimeze. Iyi kase ya Yongwe ijya kubaho, hagiye humvikana abahanuzi benshi cyane bahanuye kuri Yongwe, nyamara bo bakanivugira ko bakanivugira ko ubu buhanuzi Imana yabubahaye ubwo bari mu gusenga. Hari umuhanuzi nabumvishije wahanuye kuri Yongwe, wenda akavidondorongera nkabasubirizemo. Ibi ngibi yabivuze mbere yuko Yongwe afungwa. None navuga ko wenda ari ubuhanuzi busohoye nk'uko uyu muhanuzi yari yabikoze, urumva. Ariko ibintu ntabwo byoroshye muri iyi minsi. Ibintu rwose urabona ko ahantu hose kumva ngo pasiteri yafunzwe kubera ko yasengeye abantu, abasabira ibintu bitandukanye ku Mana, akabasaba gutura, akabasaba gutanga amaturo y'ishimwe. Ariko uyu munsi bikaba byarafashwe nk'ubwesikoro, yewe bakanabihanura. Urumva ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Ari nayo mpamvu wumva nyine abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati Yongwe yariye amafaranga menshi abakristo
dore ko nawe yabyivugiraga ku mugaragaro akavuga uti njyewe ntabwo nahakana ko ntatunzwe n'amaturo. Amaturo, imyenda nambaye ni amaturo, inkweto nambaye ni amaturo, imodoka ngendamo ni amaturo, ibintu byose nyine akagenda navuga ngo abishyira ku mugaragaro, ariyo magambo yitangariza. Ibi ngibi rero nibyo byabayeho, biza kurangira Apotre Yongwe cyangwa se Harerimana Joseph atawe muri yombi. Biravugwa ko iki cyaha hatagize igihinduka 100% gishobora kumuhama, akaba yajya muri gereza imyaka igera kuri 2. Tuvuge ngo birabaye, sibyo? None se nimba bibaye, uyu Apotre Yongwe muramubona yagarutse kongera kubwiriza cyangwa se kugumya akaba pasiteri nyuma yuko avuye mu mugozi afunzwe imyaka 2. Buri wese afite ukuntu navuga ko ari kubyumva ku rwe ruhande. Nguko rero nuko bimeze kuri Yongwe, nuko bimeze kabisa. Rero ngira ngo buri munsi buri saha amakuru kuri Yongwe agenda azari menshi cyane, zagenda bahereza mbabwira ukuntu bigiye byifashe kuri Yongwe. Gusa icyo naba nkubwiye muri aka kanya nuko nimba navuga ko abantu benshi ntago iyo hari gihe bajye bavuga ngo isigeze ku mpera zayo, ariko abantu nyine wenda guhinduka ntibabyumve. Ibintu ibyaha nk'ibyo byatangiye kugera mu rusengero, byatangiye kugera ahantu hateraniye abantu, bagiye kuhabohokera, bamwe bagiye gusabana n'Imana, ariko nyamara bagasanga hari abapasiteri nanumvise ngo bajya bakoresha abantu bazima bakabashyira mu mbago bakabajyana mu rusengero, hanyuma ngo bakabasengera, bamara kubasengera bagahaguruka, nyamara bagahaguruka batari basanzwe ari ibimuga, ahubwo ari mu rwego rwo kugira ngo babone amafaranga. Ibaze rero ibintu nk'ibyo koko nimba hari ahantu biba mu rusengero, twese tuzi ko ari urusengero rw'Imana rukabamo ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva ko ibintu byaba bimaze kugera kuri cyane. Reka rero nkwifurize kumererwa neza, nkwifurize kugira ibihe byiza. Reka tuze kongera guhurira mu zindi nkuru zitandukanye, tuze guhurira mu ma update abagiye atandukanye hano kuri Star Galaxy TV. Nitake Brice Umugwaneza, imfura y'u Rwanda. Nubundi kora subscribe, hanyuma ujye ubona inkuru nyinshi hano kuri Star Galaxy TV. Narushye mfite imyaka 12, niho data yanyirukanye mu rugo, arambwira turakagwa ku gihanda cy'inzira uzapfa utikameye n'amata y'imbwa, banyirukana saa 8. Kandi reka nshimire data, nawe warambyaye wari kunyirukana, niho izina Yongwe ryaturutse. Mba mu Rwabayanga i Butare, mba mu Rwabayanga nibye, mfunga muri konteneri Remera kwezi kose, mfunga Iwawa, bazongere bamfunge ntibishoboka. Mba mu mujyi ndiba kwa Rubangura, abakobwa natwara ibikapu n'amashakoshi bagiye kwiga barihangana, Satana mu bwenge bwo gufungura inzugi z'imodoka, wataye urufunguzo n'ubu nayigufungurira. Ndakomeza nk'urumogi, mwakore mwakanyanga.